gapingane ka Afrika y'Epfo M23 n'u Rwanda. Ako kantu ukiteho ubyumve gute. Afrika y'Epfo ntiyigeze irinda ibyo yaganiriye n'u Rwanda ku itariki 6 z'ukwezi kwa kane muri 2024. Icyo gihe perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yari mu Rwanda. Aho nge ntajya ntinya no kuvuga ngo yaje kwifatanya n'u Rwanda kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi, ariko ntabwo byari umutima w'icyari kimuzanye misiyo ntiyariyo. Ibintu byari bibiri, ikibazo cya Kongo no kubaha Bill Clinton ndetse na harya bamwita Thabo Mbeki. Yego, aho azayobora iki gihugu we ayoboye uyu. Yego. Kinuko mbibara. Haraza atanga empty promises nyinshi cyane handi Kigali mu Rwanda. Aragenda. Amaze gusubirayo urugamba rurakara, hari ibyo yasezeranye M23 yashoboraga kungukiramo, u Rwanda rukungukiramo, na Afrika y'Epfo ntihombi nk'ibingana ibyo nibyiri guhomba none. Icyo gihe yo yakomeje ibyayo. Iragiye irasanye na M23 ibarashe nk'idafite ikihomba. Yarwanye nk'idafite ikihomba, nk'idafite icyo gutakaza. Yego. Imaze kubafata, Afrika y'Epfo yari ikeneye noneho gusaba uwo yimye. Cyagiye ku itariki 6 z'ukwa kane muri 2024 hari ibyo yasabwaga itatanze. Kuri iyi nshuro nayo hari ibyo yasabaga. Icyo Afrika y'Epfo yasabaga kutaba imiriye. Ntiyari ikeneye kumwazwa Bwana Jado. Ntiyari ikeneye guseba nk'igihugu cy'igihangange. Igihugu kiyumva nk'igihangange. Première superpuissance économique muri Afrika. Sibyo? Igihugu kizwiho inganda kurenza ibisigaye muri Afrika. Igihugu cy'abazungu kimwe rukumbi muri Afrika gifite abazungu babende igihugu kandi kavukire muri Afrika. Yego. Urumva? Igihugu kiyemera mu bitandukanye, igihugu gifite amarekord, ikindi gihugu kitarabata muri Afrika. Nicyo cyambere cyakiri igikombe cy'isi muri Afrika. Nicyo aka kanya tuvugana ibihumbi by'amatoni y'ibiribwa byuzuye ubwato burimo kogoga inyanja z'isi bugana mu bihugu bitandukanye. Nguko uko Gasharu General Trading Limited ishyira ibyo kurya ku meza yacu. Kompanyi ikorera mu mujyi wa Kigali izobereye cyane mu byo gutumiza ibyo kurya mu mahanga, cyane salsa tomato paste ziva mu Butaliyani, umuceri uva mu Buhindi, Pasco tomato paste ziva mu Misiri n'ibindi. Niba uri umucuruzi kurangurira ibyo kurya muri Gasharu General Trading Limited, nicyo cyemezo kiruta ibindi ushobora gufata uyu munsi. Batanga facture ya EBM yuzuye ihwanye n'amafaranga wishyuye. Bakorera mu mujyi muri Centenary House, ariko bakagira ububiko bunini ku Muhima hafi y'urusengero rw'Abadivantisite. Hamagara 07 88 30 23 cyangwa 07 82 70 40 Ndabasuhuje, ndabifuriza kumererwa neza mwese kandi mukagira intangiriro nziza z'icyumweru. Ndi Jean de Dieu Ntakirutimana, badukurikira mwese ahangaha kuri Nkwiye mu Rugeyo Official. Nimwe nifuriza ibyo ngibyo. Ivura komeye. Ndashima Imana cyane. Icyumweru gitangiye neza. Cyumweru kugeza ubu ngubu muri izi saha z'isa 5 turimo rwose. Kimeze neza. Sinzi biza gukurikira, ariko nkunda kuba nizeye ko ibintu bigenda neza kugeza igihe ubonye ibindi, kugeza ibibi bije. Ndetse ko burya ibintu tubyita bibi kubera ko ari isesengura riba rigarukira. Ariko ubundi batubwira ngo nta wamenya. Yego. Hari ibyo bita bibi burya ari byo byiza. Kandi koko hari igihe mba mbona ibyo bintu ari byo. Njya nibuka hari ikintu nigeze kumisinga mu minsi yashize. Nk'imisinzi inshuti zanjye twagombaga kujyana zikigiriramo ikibazo, kandi nabireba nkabona icyo kibazo nashoboraga kuba main target. Yego. Urikije uko nibona nyine nisesengura narebye muri icyo kibazo. Umuntu wari wanyimiye udufaranga twanjye ngo njyeyo, numvishe namubwira nti tugumana uze nguhe n'utundi. Ubwo rero sofa uziramanuka yabereye za Rusiga Rurinde ejo bundi, abantu benshi bagapfa. Hari umuntu wo muri famille yanjye wari ugiye gutegirira bisi iramusiga. Agiye Musanze iramusiga ngo yari afite gahunda ngo zihutirwa ngo sinzi
arababara afata indi yakurikiyeho, bahageze iyo mpanuka hashize iminota nka 30 ibaye. Ibyo wavugaga rero byo kuvuga ngo ikintu kibaye cyakora nanone iyo uzi ko wabigizemo uruhare utaziguye kugira ngo ibintu bibe byabaye, burya tension ntuzajye wikonsora, niba hari ibyo agomba gukora utakoze ujye umenye yuko ibyo ngibyo nyine bigomba kukubaho. Ariko kubiba byabaye ibintu bishobora kuba byiza cyangwa bikaba bibi. N'ibyo navugaga hari n'ibyo twita byiza ari bibi, ukaba tubare success wiguriye nk'inzu ni nziza, ariko umunsi wayitashye ugahiramo. Yego, ushobora no kuzahira mu y'ubukode cyangwa iki, ariko iyo utimuka igikorwa cyiza cyo kwimuka ukoze, yego, kiragiye uguze imodoka ijira kwisha. We wari usika ari byiza, ariko yari imvi ifite amapine. Hari ibyo ubutakontorora. Ikintu nemera cyo gukontorora intention, nge ngamije iki. Yego, nimba ngamije icyiza mba ndi mu nyungu. Niba byabaye nkifite ubushobozi bwo gusesengura nkumva ni byiza, nibyo ibiza gukurikira rero si ibyaje. Yego, kora ibyo ugomba gukora. Bantu bacu rero mudukurikira, namwe ndabizi ko harimo abantu banywa kasembuye. Agasembuye dukunda kubabwira ngo mujye mugira amahitamo meza. Fireman we yavuze ko agasembuye karimo ibanga. Yego, rero ako gasembuye ntukanywe buri inzoga yose ubonye. Inzoga nziza ihari muri Kigali, inzoga iryoshye, inzoga ihendutse, inzoga ya nzoga ugurira inshuti mwashwanye mukiyunga udasabye imbabazi. Mbere yo kuyibwira uti mbabarira, ikakureba mu maso ikakubwira uti ariko nimba narigeze inshuti ni wowe. Bayita Nobilis Guta Gin. Nobilis Guta Gin ni inzoga nziza, ni inzoga itagira ingaruka ku mubiri ngo uyinywe usanga ufite hangover, wasibye akazi, wakererewe, amaso yatukuye, wabaye nka ya nyoni irya urusenda yitwa isoryo. Iyo unywa Nobilis Guta Gin umubiri utandukana n'amavunane, uhorana akanyamuneza, ariko bikaba byiza uyinyweye mu rugero. Yego, winywa inzoga ngo uyigereranye n'amazi. Amazi unyweye litiro 3 ku munsi nta kibazo, ariko ntabwo uzanywa litiro 3 za Nobilis Guta Gin ngo wumve ibintu ari ubuhoroya. yego, Nywa mu rugero, wiyinywe utwite cyangwa ngo uyinywe maze utwara imodoka. Abasirikare ba hafi 289 gutyo ba Afrika y'Epfo, harimo cyane cyane abakomeretse n'abarwaye, including babiri batwite ba Afrika y'Epfo. Urize kuseka. Babiri batwite nabo bari muri icyo cyiciro cy'abagombaga cyangwa cy'abagomba kuba repatriated, abagomba gusubizwa muri Afrika y'Epfo bavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bw'icyo gihugu, aho baje guhatana ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku gisirikare, mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahatana na M23. Abangaba kuwa gatanu nijoro amakuru yari ariho nuko batabashije kugenda kubera yuko nyine hari bitaragenze neza. Turaza no kwinjira mu kiganiro nyirizina. Amakuru yavuga ko ngo hagomba kuza indege ivuye muri Waterkloof, ni airbase muri Afrika y'Epfo, ikaza direct muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igafata abo ngabo bamwe muri bo bagomba gukora multiple flights cyangwa se kugenda bagaruka bakabatwara, ariko biza kurangira ngo bitagenze gutyo, ahubwo amakuru hari nuko bagomba guca ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Abo bari muri babandi twagiye tubabwira ko bagotewe na M23 igoma. Yego, guca mu Rwanda kw'abangaba n'abandi bapfuye bagenzi babo barahanyuze 14 niba nibuka neza, ndetse no gutinda, kuko genda byita gutinda. yego, Bavuga ko amaze igihe kinini abarimo bakomeretse kuva intambara yakomera igoma, ndetse harimo n'abarwaye n'abangaba batwite kugeza ubwo bimenyekanye. Gutinda mbere na mbere tureho duhera, sinzi nawe utabona ari gutinda. Ibyo nge nita gutinda birahari kuko reka tworoshye ibintu. Yego, abasirikare ba Afrika y'Epfo bapfuye n'abakomeretse, abenshi bakomeretse mu gihe cy'iminsi 2-3. Tariki 26, 27 n'8. yego, kugeza Goma ifashwe tariki 29-30 gutyo. Abo basirikare bakomeretse mu gihe cy'iminsi tarenga 4. Yego, abasirikare hafi 200 bakomeretse,
abafurika y'epfo yemera bapfuye ni 14. Ni nabo babaye repatriated, bamwe batangiye gushyingurwa. Nabonye ubanza bo batagira irimbira rimwe ry'abasirikare, nabonye bagenda babashyingura umwe aha undaha kandi mu bice bashobora kuba bavukamo. Yego, sinabonye so bwo barashyikirije n'abanyamuryango babo. Babashyikirije abanyamuryango babo, bishobora kuba bitandukanye. Yego. N'ibi bihugu byacu haba hari irimbira ry'abasirikare, ni cyaka prefer k'abasirikare bagira irimbira ryabo. Yego. Ntabwo ari batuvukamo, ni bene wacu, turavukana, ni imiryango, ako ntabwo bongera kuba bene wacu bundi buzima. Sindabona keretse umusirikare wifashe nabi, niyo yaba atakikirimo, sindabona umusirikare hongeye kuba mwene wacu. Service baha igihugu ibagira abantu batandukanye natwe. Na comportement mu buzima busanzwe. Yego. Umuntu wabaye mu gisirikare akakivamo batamwirukanye discipline, niyaje mu buzima busanzwe ari distinct. Yego. Uramureba ukabona imyitwarire yitandukanye n'iyanjye cyangwa undi muturage uri aho utarabaye umusirikare. Banumva rero nicyo cyubahiro cy'inyongera gikwiriye kubaho, kuko ubuzima bwabo burespira generation zindi. Tubireke n'iby'ahandi ni n'uburenganzira bwabo, ubwo nuko nari mbikomojeho gutyo. Niba abantu barapfuye mu kwezi kwa mbere tariki 20, ubwo duhoze tureba hagati 25 kugera 8 z'ukwezi kwa mbere. Uyu munsi tuvugana turi tariki 24 z'ukwezi kwa kabiri 2025. Harabura umunsi umwe ngo habe huzuye ukwezi. Icyo gihe. Yego. Imibiri yabo abapfuye yaragiye, ariko abakomeretse bagumyaho muri zone twakita n'ubundi y'intambara, kuko M23 yarahigaruriye, ariko kuba hakiri abantu bahagotewe kandi bagoswe n'imbunda ntabwo ari ibintu byiza. Ibitaro hariya byari bifunze, byatinze gufungura, ibindi byari overwhelmed n'imirambo, ama morgue yabo yari yuzuye. Wakibaza ngo abo bantu bavurwaga gute? Bararashwe, baravurwa bate? Conditions zimeze zite? Sibyo? Yego. Wibuke biri umujinya wa Ramaphosa ku Rwanda, ubu noneho abantu bashobora kuwumva. Ramaphosa mwabiriya bihe yahamagaye perezida w'u Rwanda inshuro ebyiri. Perezida w'u Rwanda ati icyo yansabaga ni ubufasha bw'amazi, umuriro, ibiryo, imiti n'ibindi. Ati ibintu nshobora no kuba namufasha gucommunicatinga. Ariko Ramaphosa knew something worse than that. Jado, uri kumva mu gihugu gifite abasirikare batarenga 2,900, kumva ko abasaga 200 bakomeretse, uri kumva iyo bro? Ahubwo how comes ko hakomerekana 200 noneho hagapfa 14 bonyine? Kimana yabiko bitangaza. Ubwo batarenze 2,900 ariko muri Kongo. Muri Kongo. Yego. Ubwo nibo ndi kuvuga nyine. Yeah. Hagapfa kandi abo sintekereza ko bose bari mu kigo kimwe, abo 2,900. Wibaze ngo ahubwo urugamba front yarasiwe habo bantu nizishaka zibe 5 mu bantu 2,900, 200 bagakomereka, 14 bagapfa. Uri kumva intensity ni hafi umwe mu basirikari 10. Uri kumva uburyo aho hantu hari fierce fighting. Umujinya wa Ramaphosa nshobora kuwumva noneho. Ibyo birabaye, abantu bagumye muri ya zone y'intambara, muri ya zone yo kurwana. Urumva ubufasha b'abantu babona bumeze buti, bitaro birafunze, urujya n'uruza ntirworoshye, tubari igihe ikibuga cy'indege cya Goma cyari gifungiye n'ubu kirafunze, inzira za Bukavu zirafunze. Nyuma y'iminsi ngahe, kuko ubwo twabaraga Goma gufatwa muri amatariki 28 aho tubara tugeza, hacamo almost ibyumweru 2 kuri Saint Valentin na Bukavu irafashwe, ariko nayo yafashwe Goma ifunze, sibyo? Yego. Byagenda gutyo ukumva sekuru yari kuva he? Ahubwo ati tujye gufasha abantu, ubufasha bwari kuva he? Ntaho. Ibyo bwabyo bikahita bigora uko abo basirikare bari bameze. Ndakeka ko bamwe muri aba batahanye ibikomere byaboze. Keretse niba muri M23 harimo abaganga b'inzobere baba baravuze ngo reka tubafashe. Ndabizi mu basirikare baba barimo bubize ubwo bufasha bw'ibanze. Yego. Ako nkavuga ngo none se niba barimo
iyo miti iravahe ibikenera se kwitabwaho. Reka ngohe nk'urugero, mu bitaro habayo bahita gutenge kuvuga ngo muri CTU bahita gute hahandi bitera ku ndembe cyane, shiririji oya shiririji ni naho babagira. Hari ahantu mu bitaro by'Ikanombe muri emergency, hari umuntu emergency ubwo buhaje swate byihutirwa ikintu bufashe bw'ibanze y'abagi intensive care unity, ubwo ni ICU. Ariko Ikanombe niho namenye iryo zina, nahagiye hari umuntu wanjye uharwariye aranapfa, nahageze atarapfa nsanga umukecuru wowe yari amaze gupfa ari kuganiriza undi muntu wanjye wari urwaje, ariko kumubwira ati erega nakubwiye ngo aha ni muri tegerezo uhebe. Ati nategereje nge ndahebye, nawe ubwo si itegure nawe uraheba yewe. Yego. Koko bukeye araheba. Babashe kwe. Ubwo aho hantu uzi ukuntu haba hameze, ni mu ndembe ni hahandi usanga umurwayi acometsemo ibyuma nka 20. Mu mazuru harimo utu pipes, urumva hari ibintu bicometse ku nda utamenya ari ibiki, inyuma hari ibindi byuma biri kubara kugira iki. Cyo gihe nge nagezemo mbona nyine birancanze, bwa bwa mbere ngeze hano hameze gutyo. Mpita mfata telefone yanjye nibageje kubwo ari mu bitaro, none cya kabiri kwa n'ibitaro bya gisirikare. Yego. Ntangira gufotora muri cya cyuma, ubwo navugaga ntoki ibi bintu simbisobanukiwe, ndaza kujya kubishaka mpavu bari bakunze habuze gato. Je bati gufotora n'ibiki, impita nibuka kuko hari n'amabwiriza agize iki, bamenye n'ibyo nkora bibi kibazo, ndabasobanurira bati uyu muntu mufitanye ihe sano, ndababwira batoke ngo bisibe nta kibazo. Yego. Birangira gutyo. Kuki nzanye mako kantu nkazanye nkubwira ngo hari igihe umuntu aremba ku rwego uburyo aza kwitabwa, hakeneye abaganga 10, akeneye n'ibikoresho bitaboneka mu kinyeshyamba hatari umuriro, cyangwa ushobora kubura buri mwanya. Tukibuke mbere yuko Goma ifatwa bari barashe insinga z'amashanyarazi, hari ibintu bigoye byinshi cyane. Abo bantu barimo barashwe kujya kurasa dapima ngo atabaza urasa buriya urasa igisambo mu buryo bwo kubaha amategeko cyangwa undi wirutse, buri bishoboka yarasa ku kaguru. Urasa ushaka kumurwanya akora nka wa mupolisi wa Kicukira akarasa mu rutugu. Ariko ku rugamba rwose kurasa haduyi nta tegeko rihari rikubwira ngo haduyi murase mu kuboko. Kumurasa mu kaboko buhumuhushije. Batazakubeshye n'uwo n'umuntu yari ku rugamba akakubwira ngo bandashe ikirenge umenye ngo baramuhushije. Target yari umutwe. Bashakaga mu cyico. Abo bantu noneho umuntu ushaka mu cyico akabakomeretsa muri magana yashakaga mu cyico, ntaho yatekerezaga umutwe akanawuhamya, ariko wenda akawuhamya risohoka uve kuri za plastique barashe Trump. Ntabwo yashakaga inda umutima akarasa mu nda n'ubundi rigacama, ariko abo bantu hari uburyo bwo kubitaho. Habayeho gutinda gukomeye. Yego. Ahubwo uko gutinda kwatewe n'iki? Uko gutinda kwatewe n'agapingane ka Afrika y'Epfo, M23 n'u Rwanda. Ako kantu ukiteho ubyumve gute? Afrika y'Epfo ntiyigeze irinda ibyo yaganiriye n'u Rwanda ku itariki 6 z'ukwezi kwa 4 muri 2024. Icyo gihe perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yari mu Rwanda. Aho nge ntajya ntinya no kuvuga ngo yaje kwifatanya n'u Rwanda kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi, ariko ntabwo byari umutima w'icyari kimuzanye, misiyo ntiyariyo. Ibintu byari bibiri, ikibazo cya Kongo no kubaha Bill Clinton ndetse na harya bamwita Thabo Mbeki. Yego. Aho zayobora iki gihugu we ayoboye uyu. Yego. Kinuko mbibara. Harazatanga empty promises nyinshi cyane hano i Kigali mu Rwanda. Aragenda. Amaze gusubirayo urugamba rurakara, hari ibyo yasezeranye M23 yashoboraga kungukiramo, u Rwanda rukungukiramo, na Afrika y'Epfo ntihombi nk'ibingana ibyo nibyiri guhomba none. Icyo gihe yo yakomeje ibyayo. Iragiye irasanye na M23 irabarashe, ibarashe nk'idafite ikihomba. Yarwanye nk'idafite ikihomba, nk'idafite icyo gutakaza. Yego. Imaze kubafata, Afrika y'Epfo yari ikeneye noneho gusaba uwo yimye. Cyagiye ku itariki 6 z'ukwa 4 muri 2024 hari ibyo yasabwaga itatanze. Kuri iyi nshuro nayo hari ibyo yasabaga.
icyo Afurika y'Epfo yasabaga kutaba imiriye. Ntiyari ikeneye kumwazwa bwana Jado, ntiyari ikeneye guseba nk'igihugu ntiyari ikeneye guseba nk'igihugu kiyumva nk'igihangange, premier expert puissance économique muri Afurika, sibyo? Igihugu kizwiho inganda kurenza ibisigaye muri Afurika, igihugu cy'abazungu kimwe rukumbi muri Afurika, gifite abazungu babene igihugu kandi kavukire muri Afurika. Yego, urumva igihugu kiyemera mu bitandukanye, igihugu gifite amarekori, ikindi gihugu kitarabata muri Afurika, nicyo cyambere cyakira igikombe cy'isi muri Afurika. Nicyo cyambere, ifite byinshi yiyemeraho. Muri ibyo yiyemeraho ntiyari ikeneye kumwazwa, ariko ntacyo M23 yari ikeneye nko kumwaza Afurika y'Epfo nk'igihugu kitayibaniye, nk'igihugu kitayibaniye habe namba. Ndakubwiza ukuri, Afurika y'Epfo dore yari ikeneye kuva hari itamwaye. Ndakubwiza ukuri, n'uwari kuyibwira ngo Afurika y'Epfo, twebwe aba M23 mwaraturwanyije, ariko nta kibazo, mwibanga rikomeye, nta kamera ihari, nimuvuge miya kurupa. Wari ku gihugu ubuntu ukuntu uti bari yesa bakavugira rimwe nk'igihumbi, bakakura amasarti. Wari kujya wumva abantu ba M23 bakavuga ati kubera ko mutatubaniye nimuvuge miya kurupa, miya kurupa. Abakomando bose akoze ko nta kamera, nta na record. Cyangwa M23 yiza kuba ari organisation yiruka ku mafaranga kurusha icyo tuzi Rwanda, reko ati mu igihugu cy'igikiri ni muzana amafaranga hano akava kari mushyira, bari kuvuga ati sheki iri hano cyane mwiyuzurize. Bakavuga ati none gahunda ukuntu imeze, tugiye kubazanira indege mu ibanga rikomeye, ikibuga cy'indege cyagoma kirafunze, ariko iyanyirahagwa tuyicungira hafi tazirwana, noneho nijya kuhagwa, sibyo? Kwanza turohereza abantu muri Afurika y'Epfo iyo ndege iza guhagurukira. Yego, barebe nibihagurutse, abo bantu ihaguruke bayicekinze bareba ko nta basirikari izanyemo cyangwa kitaje kurasa. Kandi ubwo muri uko guhaguruka natwe turayicekinga mu kirere, ntiyemerewe kugira ahandi hantu igwa hataraha. Maze abasirikare banyu binjiremo n'intwaro zabo bagende. Ndagapfushiye nkarya ibishyimbo, Afurika y'Epfo yari kubyemera, bakayemerera ako kantu ko kuvuga ngo itanarindiriye misiyo ya SADC, itanarindiriye oda ya SADC yo kuvuga ngo izi ngabo zata ko Malawi yavuze ngo izacu zizataha idasabye uburenganzira SADC. Izo raporo kuvuga SADC ngo abo basirikari n'abana ba Malawi, they have to be repatriated, they are not fighting their war, sibyo? Ndege imiryango ko ikora nuko nguko, igihugu ntabwo gitegeka ngo turavuze ngo kubera ko turi SADC. Niyo mpamvu hagiye ibihugu bitatu gusa. Bigeze bumva Lesotho yoherejeyo, ariko ibyo Afurika y'Epfo kuko itashakaga guseba no gusuzugurika no gucishwa bugufi, ibyakundaga uku gutinda kwatindijwe n'ibiganiro bya Afurika y'Epfo na M23 rwose hatagira ukubeshya. Bamaze iminsi baganira, aba ba Lawrence Kanyuka, uyu mugabo muri M23 w'amashuri menshi bamwita gute, wungirije Kanyuka mu buvugizi, Dr. Oscar Barinda n'abandi, babaga bari kuganira kenshi. Yego, ariko Afurika y'Epfo ikomeza kuguma ku ishema ryayo, ariko naryo risobanura ikindi kintu, risobanura ko batarazibukira umugambi wo kurwanya no gutsinsura no gutsinda M23. Ntabwo barazibukira, baracyatekereza ko M23 bagomba kugira gutyo umunsi umwe bakayikubita, bakayiha isomo ry'urugamba. Nayo mpamvu bakibigenza gake, niyo mpamvu cyagenda kubwiraga nti Ramaphosa arababeshya ibintu avuze ngo ingabo zizataha, no kugira ngo aboroshye mu mutima. Ariko mbere yaho yari yavuze ko batazava hariya misiyo yabajyanye itarangiye, icyarangiza misiyo yabo ni ikihe, ni SADC yakiprononse ikabivuga. Kandi ndakubwiza ko Afurika y'Epfo nigize iriya misiyo, Malawi ifitemo abasirikare bangahe, Tanzania ifitemo bangahe. Izo about kuba Ramaphosa yabwira Mnangagwa, Emmerson Mnangagwa, avuga ati Mr President, tangaza ko SADC nyuma yo gupima iteganyagihe nuko ikirere gihagaze, ikareba uruvange rw'ibicu naho umuyaga uhuha werekeza, isanze uburyo bwiza bwo kwirinda ingaruka mbi z'urwo runyuranyurane rw'ibicu
birimo umwuka uhehereye izuba n'ibitonyanga biza kugwa mu burasirazuba n'imvura nyinshi ivanze n'umuyaga iza kugwa mu burengerazuba. Uburyo bwiza ni ugucyura ingabo. Ntabwo bakibitangaza ibyo. Mu gitondo zataha kandi bwaba ari ubusabe bwa Afurika y'Epfo. Ariko kubera ko ako kantu kagihari akayihayeho ko kuvuga ngo dutanga isomo, twarasuzuguwe, twarakomeshejwe, ako kayihayeho karacyahari. Ntibazi aho bigeze. Ariko ndazibona nazo nk'izigomba gutaha vuba. Abanje gutaha izi nkomere kandi zitashye mu Afurika y'Epfo yanze. Cyambere ntiyashakaga ko imirambo inyura mu Rwanda. Irahanyuze. Biriya bintu utagira ngo M23 yabuze indi nzira yabacisha. Nuko bavuga ngo icyo mwirindaga wenda ndakeka ngo amashwa kubuha ntaza kubagira nk'aba bacanshuro. Tebabwira ati don't joke quickly, mugomba kunyura hatuberetse. Wenda ho ntabwo aza kubikora kariya ka video ntabwo twongera kukabona. Ariko ka quickly nubwo tutakabona, hari akantu kababwira ngo mu Rwanda bagera ku mupaka w'u Rwanda cya gisuzuguriro bari bwongere bahure nacyo. Kandi ukomeza ucungire dushobora kuva imbere ya kamera bahageze, kuko twagiye imbere ya kamera rwose mbona ku mupaka abantu bahatayarishije rwose nk'ari abashyitsi badasanzwe. Ariko byari amakuru yuko abangaba bagomba kunyuzwa mu Rwanda, none bagombaga kuhanyura ejo. None ariyiziye bagiye kuhaca. M23 yabasuzuguye, utagira ngo muri selection yo kuvuga ngo ni bande bataho, utagira ngo M23 nta gasuzuguro igomba kunyuzamo, igomba kubanza kubasaka. Kandi aba bahungu sinakubwiye ngo iyo ndebye imyitwarire yabo M23 n'uburyo ibintu byabo bipanze, filime yabo mba mbona nsa nkaho nyizi, kandi nkaba nyizi isobanuye, atari byo kuvuga ngo biransaba kubangura amatwi niki. Bari abahungu uko mbabona ni abantu bagusaka ku rwego utanasiramuye no mu gifirimbi bahasaka. Heko wabonye Corneille Nanga ukuntu avuga ari pose. Ntabwo ubona imyitozo iri hari, ubundi hari umukino uvuga kuriya ari pose rwose cyane ku rwego rwo hejuru. Ukuntu abazayirwa twivugira ni ugukangata. Ariko Corneille Nanga yamaze guhinduka humble. Nous allons réagir d'une manière aisante et pregnant pose. Nous avons aussi l'envie d'élargir notre connexion partout au monde. Ntabwo ari Nanga wo muri Seni. Wari uvuze ibyo bintu rero. Ariko ngiye ubwo mba nzi ko ari twabonye muri 2012. Hanyuma hari ibintu bonuka tuvuga uti uyu muntu rwose kwiga. Natangiye kwakira ibintu byaba abantu biga, ukabona umwana ngo wa 13 ngo yarangije PhD. Cyagenze bite se? Amasomo abandi biga nibura mu myaka 18 we yayize mu myaka 3. Cyagenze bite se? Nyine yarayiza akora n'ubushakashatsi byararangiye, muramubaza iki? Hari uburyo ubone M23 ikora vuba. Muri cyo nita rero ubushobozi bwo kwimiriya Afrika y'Epfo, kuko urabibona ko M23 irabishaka ko message igera yuko basuzuguritse. Ntabwo ibifite bibanga. Vayo tubanze tugusake waruzi ngo umuntu kaze mu gihugu gikaze, bavuga ko ari cya kane mu gisirikare gikomeye muri Afrika, bajya kuvuga ati braza aho ariye nuko bajye gatubwira braratera sibyo tandaraza ekatere Jean hindukira ongera uhindukire. Ubundi abahungu bagusake ku rwego utanasiramuye bagiramo imbere, bakavuga ati mu gifirimbi nta kintu umuntu yayoberejemo, bati ntacyo jya ku ruhande kuramo ibibote turebe hagati y'amano turebe. Ubwo buryo ibyo babyita kunyuzura, kandi nta bantu babikunda nk'abasirikare. Arakunyuzura ukavuga uti afazari yankubita inkoni 100, wenda bwo nari kumubwira kankopa 20 nkakubitwa 80 veni nkazisoreza hejuru. Icyo kiraba ari igisuzuguriro. Nibagera ku Rwanda ibyo kumbwira baza kure amashusho biragenda gutyo terike mbikubwiye. Yego. Naho barabasaka gutyo. U Rwanda rwo ruza kubageneraho baca, rubagenera uko barya, bataha amahoro. Nta uza gukubitwa ndabikubwiza ukuri. Nta nuza kuba yifitiye urumogirwe ngo bamufunge ngo ntirwemewe ku butaka bw'u Rwanda. Nabari abatwite hagize nkugera mu Rwanda ibise bikamufata. Ndakubwiza ukuri yahabyazwa n'inzobere, utagira ngo hari umuntu wamuzi imbere awaye wayatize we ko ari umuhanga.
yabyarira mu bitaro byiza n'amata akahita yabona n'inyama nziza akaboyiro kihuta nimba agasombe nako ariko icyo gisebo kiraba gihari kiraba kibayeho nibyo M23 yashakaga ushatse bavuga ngo Afurika y'Epfo itsinzwe derby. Ejo hari umutangazamakuru witwa Dini akora inkuru muri Afurika y'Epfo zijyanye cyane cyane n'iby'indege n'ibindi nk'ibyo ngibyo, yanditse kuri X ku rukuta rwe nyuma aravuga ati nari mfite amakuru yuko abakomeretse ba SNDF bagomba kunyura bagomba kuba repatriated bagataha, ariko ku munota wa nyuma M23 yahinduye gahunda, we niko yabivugaga. Hanyuma Sophie Mokoena umutangazamakuru wa SABC itangazamakuru cya leta muri Afurika y'Epfo araza kotinga ubwo butumwa kuri X, abantu bagukotinga barabyumva, nukuza nko kubusubiza, reka mvuge gutyo. Aravuga ati M23 ishaka ko baca mu Rwanda. Turetse ibyo kuhumiliatinga cyangwa se reka mvuge ngo gucisha bugufi abasirikare ba Afurika y'Epfo na Afurika y'Epfo bwayo ku buryo baca M23 biberetse, M23 ntibyarenga ibyo bikaba wenda ari no kwibwira ko iyo procedure nigenda gutyo bagaca mu Rwanda aribwo birabiciye mu mucyo kurushaho, aribwo biraza kuba controle mu buryo bworoshye. Sinzi niba hatazamo n'ikindi kintu cyo kurenga kuvuga ngo no kubimiliatinga, nubwo nabyo nemeranya nawe icyo cya security kirimo. Yego. Ariko cyo M23 yari ifite n'uburyo bwo kugikosora mu zindi nzira. M23 yari ifite ubushobozi bwo kuba yabagayidinga bagaca i Bugande. Bunagana se M23 ntihagenzura. Ariko Afurika y'Epfo yohereje indege n'ibikoresho bigamije gutwara aba bantu bizira Lubumbashi, byarimo n'imbunda z'intambara n'ibindi bikoresho. Bisobanuye iki? Afurika y'Epfo yatekerezaga no kuba yakora operasiyo yo kubacyura ikoresheje igitsure n'ibibaraga. Kwa kundi Isiraheli yaje gutwara babandi bayo bo mu Bugande. Yego. Afurika y'Epfo yarabitekerezaga. Ariko ubanza itaributse imyaka, ngirebe imyaka n'iryari, irebe ngo aba bantu umutoza w'abakinnyi ni Nyabyenda Narcisse cyangwa ni Musaidizi Jean Dodi. Kuko ibyo nabyo birafasha kumenya ngo niba uri gutekereza uko umukino muri uyu mukino abo muza kumvamo uri kubatekereza, uba ugomba no kumenya ngo ni umukino wanditswe nandi, umutoza w'abakinnyi nindi. Nimba ari Musaidizi Jean Dodi witwara gire mugiye kumva umukino wanditswe umutoza w'abakinnyi ni Musaidizi Jean Dodi. Niba rundi kitwaremo gutyo bimenye nyine. Yego. Ubwo nibyo rero, nibyo kuri aba basirikare ntabwo nahoze ndeba ntabwo sinari nabona ngo byaciyemo kuri bo, bamaze kwambuka bava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Igoma bagera mu Rwanda. Nahoze ndeba kuri sources zinyuranye, ntabwo nabibona ko bamaze kwambuka, ariko ubwo turaza kubaha amakuru uburyo bwose bushoboka, turaza kuyabonamo kandi turayabona kuko nicyo tudiringa nacyo twebwe, turi mu bantu bayabona mbere burya believers, turi mu bantu bayabona mbere, turaza kuyabaha uko byagenda kose. Ibindi ariko kukitwa amakuru rwose ibyo nta kibazo tugifiteho. So nibyo rero, reka mbere yo gusoza Yves, ibi byo humiliating abasirikare ba Afurika y'Epfo no kwihorera mu buryo buri soft, no kwihorera nibyo. Kandi ndashobora kubikora niba abasirikare ba Afurika y'Epfo bararwanyije mu 2023 mu gihugu cyabo, bashaka kuri baretinga bagenzi babo n'iki, ntabwo bari kubura kubikora. Ariko se nta nkurikizi ubibonamo runaka mu buryo bumwe cyangwa ubundi? Inkurikizi zajyana n'uko urugamba ruzamera. Urugamba uyu munsi ruracyarimo amayobera. Yego. Haracyarimo diweri nyinshi, abantu barakora ibi, aba barakora ibi, aba barakora ibi, bizajyana n'uko urugamba ruzamera.
nk'ubu tubare intambara isubukuye igasubukura noneho uruhande rwa FARDC rufite imbaraga, yego, Afurika y'Epfo yaza yihuta kandi yakitaba kare nayo icyo gihe noneho umunsi yafata nk'abasirikare ba M23 cyangwa akagira nk'impanuka nk'ibi bajya bashinja ngo u Rwanda ngo rufasha ngo M23 akagira nk'umunyarwanda uba hari bakamufata erezo mako ntabo akaba hari bakamufata ubanza none bahamagara Al Jazeera bagahamagara CNN bakabaza no mu bapfuye nimba ntawe uriyo wapfanye kamera bati hanganuze arakazi ni minota miki ariko iyo nkuru ni kuzima imenyekane bavuga ati ihangane nabo habamo kwihorera nyine kwihorera ni cercle vicieux yego icyo Afurika y'Epfo bamekinze deal na M23 ntiyayubahiriza M23 ibi no kwihorera nayirimo ibi rero nabo barababaye ejo babonye chance bagize andi bahurira nabo bakabona M23 ikeneye impuwe zabo nabo byaba ruko nuko bikomeza bigenda dusoreje kino kiganiro ubwo dukomeze no kubana mu bindi biganiro tubaha amakuru ahari minota irabaye savye tugire vuba iki rebe ko twahita dukora ibindi vuba na vuba mubiri ndumva imbaraga zihari rwose angire icya kabiri tugiye gukomereza he wavuze wasimbuye Masunzu nako sorry makanika kandi ariwe navuze ni kuvuga ko yamwishe sinzi kubwira uburyo oya ariko ako twaza kugashyiramo turebe uko n'iki gitekerezo uko Tshisekedi ari kugurisha Kongo sibyo cyerekana nagikorera titire kare ntabwo nikozeho bya New York Times nabikozeho ariko ako kantu ko kuvuga ngo ari kuyigurisha igitekerezo